tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora. Nanone uyu munsi ntabwo turi buganire ku kijyanye n'ijambo ry'Imana cyane, ahubwo tuje mu mwanya mwiza wo gusenga. Umwanya tuje wo gusenga ni umwanya wo gusenya ibikorwa bya kirozi n'imirimo yose abarozi bakorera ku buzima bwawe. Abankurikirana mwamaze gusobanukirwa ko Satani adashobora gukora adafite abo bantu. Ugomba kuba afite abamuhagarariye mu buzima bwawe, abantu yatumye, abantu bari mu buzima bwawe, acishaho imirimo yose iyo yifuza ko igusohoraho. Tugiye rero gukora isengesho ryo gusenya ibyo bikorwa byose bya kirozi, harimo izo ndwara baguteza, harimo uko gusubira inyuma kwa buri kanya, ntujye ushikama mu gakiza, ntibijya bikunda kushikama mu gakiza, urajya mu kazi ntugatindemo, uhora urwaragurika, indwara irakireje ukabongera ikahagurutswa. Urumva ni imbaraga zishaka kugira ngo ziguheze ahantu hamwe. Uyu munsi uba wizeye, ejo wavuye mu kwizera. Izo mbaraga n'ibikorwa bya kirozi tugiye kuzisenya. Uyu munsi urafata amafaranga kongera kubona ayandi ari uko ashize. Urumva izo ni ibikorwa byose by'imbaraga za kirozi. Urajya muri relationship uyu munsi igasenyuka, ejo ukajya mu yindi nayo igasenyuka. Izo ni imbaraga za kirozi ziba zikora ibyo ngibyo. Urwara umutwe uhora udakira, indwara zibasira ubuzima bwawe ku manywa na nijoro. Iyo ni imirimo yose ya Satani. Ijambo rivuga yuko ubundi, ijambo riduha isezerano ry'uko tuzajya tuva mu bwiza tujya mu bundi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo ijambo ry'Imana ridusezeranya guhera ahantu hamwe, ridusezeranya kuva mu bwiza tujya mu bundi. Ngaho rero kano kanya ritegure neza, tegura umutima wawe neza, tegura ubugingo bwawe neza, twinjire mu mavuta yo gusenga kandi wizerere muri iri sengesho. Muri iri sengesho Imana irari kubohoreramo, Imana irari gucirizamo. Ariko kandi ubaye waruje hano ku isengesho ribohora official utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, we biragusaba kugira ngo ubanze wakire umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'ubugingo bwawe. Reka rero ukurikirane nkuyobore muri iri sengesho ryo kwakira Yesu Kristo, umurarike mu buzima bwawe, akubera umwami, akubera umukiza n'umucunguzi, hanyuma ubone gusengana natwe. Vuga uti Uwiteka Imana isumba byose, uyu munsi nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye. Ntabwo nabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu bwawe Yesu Kristo. Nyinguye umutima wanjye, ngwino winjire mu mutima wanjye, ngwino umpere umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Uhereye umunsi wa none ndakwihaye Yesu Kristo, ndakwihaye Yesu Kristo. Hanagura ibyaha byanjye byose n'ibicumuro byanjye byose, ibyo nagucumuyeho kuva mu buto bwanjye kugeza uyu munsi. Byose amaraso yawe Yesu Kristo abihanagure mu mutima wanjye, amaraso yawe abihanagure mu bwenge bwanjye, abihanagure mu mwuka wanjye. Yesu Kristo, ucisha amaraso yawe muri njye, unyuhagire kandi uboneze. Uhereye umunsi wa none wandukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mbaye wawe Yesu Kristo, nawe ubaye wanjye by'iteka ryose. Amen. Wowe rero niba wari utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi, ukaba uciye muri iryo sengesho kandi watuye amagambo nk'ayo ngayo, urakijijwe. Ngaho rero natwe dusanzwe twarakira umwami Yesu Kristo. Vuga uti mwami Yesu Kristo, ciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, cisha amaraso yawe mu mutima wanjye, cisha amaraso yawe mu bwenge bwanjye, cisha amaraso yawe mu myumvire yanjye, cisha amaraso yawe mu mitekerereze yanjye, cisha amaraso yawe mu bushake bwanjye. Aya masaha nk'aya, amaraso yawe Yesu Kristo anyuhagira ibyaha, anyuhagira ibicumuro. Izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, nkuraho urubanza rwose n'ibirego byose umwanzi yandegaga. Amasaha nk'ayo bisibe, amasaha nk'ayo bihanagure mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Yesu ngwino winjire wime ingoma muri njye. Yesu Kristo ngwino ingoma muri njye,
kubw'umwuka wera yambara umutima wanjye, umwuka wera yambara ubugingo bwanjye, umwuka wera yambara intekerezo zanjye, umwuka wera yambara akanwa kanjye, umwuka wera yambara ijwi ryanjye, umwuka wera yambara amaso yanjye, umwuka wera yambara amatwi yanjye, umwuka wera yanyambare wese mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo ureka umwuka wera nyambare kano kanya, umwuka wera anyambare kano kanya, maze ubushake bw'Imana Data twese bwuzure muri nje. Urakoze umwuka wera kunyuzuye, urakoze umwuka wera ko winjiye muri nge. Aka kanya rero ninjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndasenya imirimo yose abarozi bakora ku buzima bwanjye katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ijambo ryawe rivuga yuko waduhaye ubutware, waduhaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Ijambo ryawe rivuga yuko washyize ijambo ryawe mu kanwa kanjye, ushyira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kubaka no gutera imbuto. Izina rya Yesu Kristo bambwa agapfa kazuka. Handitswe yuko naho intambara yambaho mu mutima wanjye utazatinya, ahubwo nzikomeza ko Uwiteka. Izina rya Yesu Kristo handitswe yuko ababisha banjye bazantera baciye mu nzira imwe, bakampunga baciye mu nzira zirindwi. Izina rya Yesu Kristo bambwa agapfa kazuka. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya zagira icyo ntwara, kandi ururimi rwose ruzampagurukira kumburanya nzarutsinda. Izina rya Yesu Kristo handitswe yuko nta kibi kizangeraho, nta byago bizegera ihema ryanjye, kuko Uwiteka azantegekera abamarayika be bakarinda ibirenge byanjye ntibisitare. Izina rya Yesu Kristo bambwa agapfa kazuka basahanga mwami. Handitswe yuko igiti cyose kitatewe na Data kizacibwa kikaranduka. Izina rya Yesu Kristo bambwa agapfa kazuka imbere yawe mwami. Imirimo yose abarozi baho bakoze ku buzima bwanjye, izina rya Yesu Kristo abankira mu isezerano ryo kunsubiza inyuma, imbaraga zose zizireka intambwe zanjye, zireka ibirenge byanjye, zitanyemerera kuva mu bwiza njya mu bundi. Kandi ijambo ryawe rivuga yuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Izina rya Yesu Kristo izi mbaraga zitanyemerera gutera intambwe yinjira mu bwiza, izi mbaraga ndazitwika nkazirimbura. Izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Intumwa ya Satani yatumwe mu buzima bwanjye, yahawe misiyo yo guhora indwanya, yo guhora insubiza inyuma. Iyo ntumwa ya Satani ndayirukana mu buzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu mu isi y'umwuka. Umuntu wese Uwiteka ungendaho wahawe amabwiriza, wahawe imbaraga, wahawe ubutware bwo kundwanya mu isi y'umwijima, akoresheje uborozi bw'imitongero, akoresheje uborozi bw'ibihoerano, akoresheje ibitegano, umpamagara mu buryo bwa kirozi, untwarira mu nzozi, untwarira mu bitotsi. Izina rya Yesu Kristo ndatura kugira ngo imbaraga zawe zisenye n'umuntu, zisenye n'umurozi, zisenye n'umwana w'umwijima. Izina rya Yesu Kristo utsinda urupfu n'ikuzimu. Izina rya Yesu Kristo ubohora, ubatura buri ndwara zose zasetinzwe mu mubiri wanjye, zikozwe n'abarozi, ndazisohora. Izina rya Yesu Kristo ndazisohora. Izina rya Yesu Kristo ndasohora urwayi bw'abadayimoni, urwayi bwa nyabingi, urwayi bw'imbaraga z'umwijima, ndabusohora mu mubiri wanjye. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Tangira usohore uburwayi wibonamo, tangira usenge uko wibonagamo indwara. Wowe wumva ibintu bigendagenda mu bitugu, wowe wumva ibintu biri mu nda yawe, ibyo biboroga.
nibiyoka bitwikisha amaraso Yesu Kristo, byohereza amaraso Yesu Kristo, atura kubitwitse, turakubirimbuye, bitwike, sohora, sopete sikria holia, pata sakra babali ubare desekria holia, twika, kongora mu izina rya Yesu Kristo, ndakongora izo mbaraga zikontora umubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, sumba amazina yose ndakongora imyuka mibi genda mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndategeka mwamyuka mibi mwe nimusohoke muri uyu mubiri, mwebwe muteza uburwayi, mwebwe muteza diabete, sohoka diabete muri uyu mubiri w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo, sumba amazina yose, sohoka diabete muri umuntu, sohoka sima, ndatwika asima, ntigusohokemo izina rya Yesu Kristo, ndakwirukanaho umwuka w'uburwayi bw'umutwe, dayimoni uteza umutwe wakira uruhande rumwe, ndagutegeka va kuri uyu muntu izina rya Yesu Kristo, ndategeka uyu mwuka guteza kuribwa mu nda, mwuka w'ibibyimba byo mu nda, ndasohora ibyo bibyimba, ndategeka ibyo bibyimba sohoke mu nda yawe, umuvuduko ugusohokemo Yesu Kristo, dayimoni iteza umuvuduko va muri uyu muntu, izina rya Yesu Kristo, sohoka mwuka utera umuvuduko mu izina rya Yesu Kristo, sohoka mwuka utera umuvuduko mu izina rya Yesu Kristo, sohoka mwuka we utera umuvuduko uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, dayimoni ya paralize sohoka muri uyu muntu, dayimoni uteza paralize sohoka muri uyu nta, katika jina la Yesu Kristo, sumba amazina yose, ndamenagura imyuka ikwinjirira mu buryo bw'inzozi, yinjira usinziriye, yinjira mu bitotsi, ndayisohora kwa jina la Yesu Kristo, sohoka tangira usohora imyuka, sohoka abadayimoni, ni imyuka mibi guteza kuribwa mu nda, ni imyuka mibi guteza ibibyimba, yitwike, ohereza umuriro w'Imana, ohereza amaraso Yesu Kristo mu nda yawe, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo yinjizwe mu nda yawe, yinjizwe mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, amara mu nda yawe, yinjire mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo akorope ubwo burwayi bwo mu nda yawe, akorope ibyo bibyimba mu izina rya Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo amanuke muri ayo mara yawe, amaraso Yesu Kristo amanuke muri ayo mara, amaraso Yesu Kristo ndayohereza muri ibyo bihaha, ndayohereza muri guhumekero, ndayohereza muri umutwe, ndayohereza muri ayo maso, ndatura ngo ubuhumyi bwose Satani ashaka kuguteza ndabutwika, ndatura ngo amaso yawe ubuke mu izina rya Yesu Kristo, ndatura ngo amatwi yawe yumve neza, katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu, ndakubita izo mbaraga zose, nzikubitije amaraso Yesu Kristo, ndikubitije imbaraga z'umwuka wera, iyo myuka yose yarakoze ku magara yawe, irekura amagara yawe, irekura inyama z'umubiri wawe izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, sengera inyama z'umubiri wawe, kubita abadayimoni bose bashaka gutuma bakurya inyama, bakunywa amaraso, kuko mu isi y'umwuka narabibabwiye ko abarozi batungwa n'amaraso y'abantu, barya inyama z'abantu. Sasa ushobora kuba rwose uri muzima, abarozi bagatangira kukurya inyama uri muzima, bakakunywa amaraso uri muzima. Ni wa muntu uzajya kwa muganga, yagera kwa muganga mu by'ukuri ni munini, ariko bagashaka amaraso bakayabura. Burya ni imyuka mibi y'imbaraga ya kirozi ibiri kunywa amaraso y'uwo muntu, cyangwa se ugasanga umubiri wawe wose urakurya impande n'impande, nta na hamwe utaribwa, wajya kwa muganga bakabura indwara. Ni ukuvuga ngo abarozi baba barimo bararya inyama z'umubiri wawe. Ngaho rero vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, ndimana inyama z'umubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Buri murozi wese waryaga inyama z'umubiri wanjye ndamutwikisha amaraso Yesu Kristo, ndamukubitisha izina rya Yesu Kristo, inkota y'Uwiteka imucamo kabiri, izina rya Yesu Kristo. Mba amazina yose handitswe yuko abana bwoko bw'Abisiraheli bwicishije Baramu inkota, ndatura ngo inkota y'Uwiteka ice mu murozi wese waryaga umubiri wanjye, ice mu murozi wese wasabaga inyama z'umubiri wanjye, wasabaga amaraso yanjye, katika jina la inkota y'Uwiteka imurye mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uvuga uti mwami Yesu Kristo, handitswe yuko abamata bose bazagaburirwa inyama zo ku mibiri yabo, bagasindishwa amaraso yabo bwite, bakamenya yuko Uwiteka wancunguye. Aka kanya abampatira kuba mu burwayi, abampatira katika jina la Yesu kuba mu bibazo, kuba mu buzima bushaririye,
kuba mu mirimo idasobanutse uyu munsi wa none bagaburirwe inyama z'imibiri yabo, basindishwe maraso yabo bwite, bamenye yuko Uwiteka yancunguye mu izina rya Yesu Kristo, wambwa agapfa akazuka, handitse yuko kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, maso hanje hakomeza hagahinduka nk'urutare mu izina rya Yesu Kristo. Natura yuko uyu munsi nabawe, uyu munsi ndengewe, uyu munsi nkize katika jina la Yesu, wambwa agapfa akazuka. Niyo mpamvu mu mwuka umuntu wese wambatishaga mibereho mibi, wamboheshaga minyururu y'ubukene, minyururu y'indwara, wamboheshaga minyururu y'intege nke, minyururu yo gusubira inyuma, yankururaga isubiza inyuma, ndayica mu izina rya Yesu, 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 ndayica mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ndatura kubohoka kwanjye, ndatura gukira kwanjye, ndatura kuba muzima kwanjye, izina rya Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu, ndatura kuba muzima kwanjye, izina rya Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Buri mirimo yose Satani aba yakoze ayicishije mu bagenti biwe, mu bamuhagarariye, abonzi n'abo ntazi, iyo mirimo yose aba yakoreye ku mubiri wanjye, ku butunzi bwanjye, ku mahirwe yanjye, ku iterambere ryanjye, iyo mirimo yose ndayisenya izina rya Yesu Kristo. Ndasenya amadeni umwanzi anteza, ndasenya ibihombo umwanzi anteza izina rya Yesu Kristo utsinda urupfu n'ikuzimu. Ndasenya inyatsi bazabadayimoni banteza izina rya Yesu Kristo utsinda urupfu n'ikuzimu. Ndasenya ubwoba dayimoni banteza izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukana ubwoba dayimoni baguteza mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wa mwuka w'ubwoba va muri uyu muntu, sohoka muri uyu muntu, turumbuka ugende izina rya Yesu Kristo. Mwuka gushidikanya ndawusenya izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zirwanya kwizera kwawe ndazisenya izina rya Yesu Kristo. Utsinda urupfu n'ikuzimu. Ndabohoza ikiganza cyacira, ukuboko kwakira, ibirenge bitera imbere, ibirenge bijya imbere, biva mu bwiza bijya mu bundi. Ndabohora intambwe zawe ntizikongere gukererezwa cyangwa se gutinzwa katika jina la Yesu. Bohora ngaho utangira usengera intambwe zawe, sengera ibirenge byawe, hamagara amaraso Yesu Kristo yeze ibirenge byawe, hamagara amaraso Yesu Kristo ahumana ibirenge byawe, ikirenge cyawe cyose aho cyaba cyarafatiwe, imbaraga z'Imana zikibohore. Niba hari umuntu wagucunzeho wakandagiye agatwara ikirenge cyawe agafunga intambwe zawe, niba hari inkweto zashaje bagufungiyeho, witandukanye nazo mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari amasogisi wataye, witandukanye nazo, witandukanye nayo. Buri rukamambiri rwose rwari rugahagarariye mu isi ya kirozi ari rwo bakoreshaga bakuzirika, bazirika intambwe zawe, itandukanye narwo mu izina rya Yesu Kristo. Urukweto rwashaje ari rwo rwari ruhagarariye ibirenge byawe mu isi y'umwuka, bakaba ari rwo bakoresha bazinga intambwe zawe, itandukanye narwo mu izina rya Yesu Kristo. Aho waba warakandagiye bagatwara umukungugu wawe wakandagiye, hanyuma rero umukungugu wawe wakandagiye ukaba ari uhagarariye intambwe zawe mu isi y'umwuka, itandukanye n'uwo mukungugu mu izina rya Yesu Kristo. Bohora ibirenge byawe, ohereza amaraso Yesu Kristo mu isi y'umwuka, ahantu hose ikuzimu hari ibirenge byawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza amaraso Yesu Kristo, zopete sekiria holy, ndakubitisha amaraso, ndakoresha amaraso Yesu Kristo nkubita imbaraga z'umwanzi, nkubita ibicaniro byose biriho ibirenge by'ishangi, ibicaniro bya Satani, ibicaniro by'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. By'ikuzimu ahari ibirenge bicange byose byari byarazirikiwe katika jina la Yesu, mpateje igikombora cy'amaraso Yesu Kristo. Ndaturitsa ndahamena ibirenge byanjye bikuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byawe nawe bikuyeyo, nkuye ibirenge bicaye ikuzimu, nkuye ibirenge byawe mu kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Byajyanywe munsi y'inyanja mbikuye mu izina rya Yesu Kristo. Byajyanywe ku bicaniro by'abapfumu bakakurugira ku bapfumu, bivanye ku ibyo bicaniro by'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Isumba amazina yose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga yuko tuba mwiza tujya mu bonde. Ndakwatura kugira ngo uve mu bwiza ujya mu bonde, ntukongere kuva mu bwiza usubira inyuma. Imbaraga zagusubizaga inyuma zigasubiza intambwe zawe inyuma, ndazitwika ndazirimbura. Myuka itakwemejaraga ku birenge byawe bihora bitera bijya imbere, ndayitwika ndayirimbura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. So pete sekiria holy ya pata skraba bari ubore de sekiria senga bohoza ibyo birenge byawe,
bohoza izo ntambwe zawe mu izina rya Yesu Kristo. Bohoza. Senga, manura umuriro w'Imana utwike ibintu byose, imigozi yose katika jina la Yesu yariboshye ibirenge byawe. Atura yuko iterambere ryawe rigiye kwihuta, atura yuko ugiye kuva mu bwiza ujya mu bundi, atura yuko uri umutsinzi ndetse no kurushaho, atura yuko nta ntwaro bacure kukurwanya izagira icyo gutwara, atura yuko ko abazakurwanya batazagushobora, kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurokore. Ngaho usengera ibirenge byawe, ngaho usengera intambwe zawe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Sengera amaboko yawe, imbaraga zatumaga utabona imigisha y'amaboko yawe, izo mbaraga zike zikongoke. Myuka tumaga wakira amafaranga akaguca mu myanya y'intoki, iyo myuka y'irimbura, izo n'imbaraga z'inyatsi izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wabangwe gapfa kazuka. Ndarimpura imbaraga zose z'inyatsi zituma umuntu afata amafaranga akamuca mu myanya y'intoki mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni utuma abantu bafata amafaranga akabaca mu myanya y'intoki akabashirana ntacyo bayavanyemo, ndakuvuma yewe wa mwuka wa mamoni katika jina la Yesu Kristo. Yewe jini, ukiwa ni jini beruni, ndagutegeka va mu buzima bw'umuntu, urekura imirimo y'amaboko y'umuntu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu muntu watwaye ukuboko k'ubutunzi, ndakutwika, rekura ukuboko k'umuntu k'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ikiganza cy'umuntu cyakira izina rya Yesu Kristo Nazareti, rekura ikiganza cyakira mu izina rya Yesu Kristo mu mazina yose. Uwiteka ntatura ngo Mwami ibiganza byacu byacire, n'imirimo y'amaboko yacu n'imigisha y'amaboko yacu yongere kugaragara. Ijambo ryawe rivuga yuko uzahumugisha imirimo y'amaboko yacu. Reka Mwami abantu bahabwa umugisha mu mirimo y'amaboko yabo katika jina la Yesu Kristo. Abantu bahabwa umugisha mu mirimo y'amaboko yabo katika jina la Yesu Kristo. Bambwa gapfa kazuka, ndatura kugira ngo buri wese Mwami umuhe umugisha uhuye n'icyo yaciwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima urakoze Mwami. Ngaho komeza usenge. Ndikumva hari umuntu mu izina rya Yesu Kristo wazinzwe urubyaro. Senga uzengura urubyaro rwa mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndazingura imbuto ndabohora imbuto zo mu nda yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora urubyaro rwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura imbaraga zose zafunze urubyaro rwanjye, ndazisenya, ndazirimbura mu izina rya Yesu. Ndabohoza urubyaro rwanjye katika jina la Yesu Kristo. Ndatura yuko ugomba gusama, atura yuko ugomba kubyara hungu nakobwa, atura yuko ugomba gucicira, atura yuko ugomba guheka mu izina rya Yesu Kristo. Mba amazina yose, we wa mushomeri we, atura yuko ugomba kubona akazi. Ndamwenagura umwuka wose wakurubuza watuma utabona akazi, ndawusenya. Imbaraga z'ubushomeri ndazitwika ku buzima bwawe, ndazirimbura ku buzima bwawe. Atura yuko usohotse mu gishomeri, atura yuko ubonye akazi mu izina rya Yesu Kristo. Mba amazina yose zopetese kuri holi abavuze yuko ntacyo uzimarira, bavuze yuko ntacyo uzigezaho, ababonye ushoje ishuri bakumva yuko nta kazi uzabona, cyangwa se ukabona akazi amafaranga akaguca mu myanya y'intoki. Atura ko ibintu bigomba guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bikorwa bya Satani, ibyo bikorwa bya Abarozi byose mu izina rya Yesu. Iyo mirimo yose imbaraga z'ikuzimu isenyuka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngaho senya iyo mirimo yose y'umwanzi ku buzima bwawe katika jina la Yesu. Senya iyo mirimo y'umwanzi. Fata mpiri umurozi umubohe muzirike mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndafata mpiri umurozi wari we uko Yesu waba ari umurozi wo muri famiye cyangwa se muri jango katika jina la Yesu. Wabugufi bwanjye undondora, umenye ubuzima bwanjye, umenye uko ndyama nuko byuka. Watumwe na Satani, wahawe ubutware n'ikuzimu bwo kurwanya, ndamufata mpiri ndamuzirika mu izina rya Yesu Kristo. Ndamuboha, mutegetse gusubira ikuzimu mu izina rya Yesu. Mutegetse gushya no gukongoka katika jina la Yesu. Ijambo riravuga ngo umurozi kazi ntakabure kwicwa. Ndatura ngo umurozi wese undongo wari wese, yaba ari umurozi wo muri karitsiye wahawe ubutware bwo kuroga abantu bo muri karitsiye, umurozi wahawe ubutware bwo kuroga abantu muri karitsiye, umurozi katika jina la Yesu. Yaba ari umurozi wo mu rusengero, ndatura jina la Yesu wahawe ubushobozi bwo kuzajya aroga abantu bo mu rusengero. Iyo murozi ndamutwika, umurozi ndamufata mpiri ndamuboha, ndamuzirika. Ndatura ngo marayika w'Uwiteka amanuka ushinzwe kundinda, fata umuriro uyu murozi amubohesha iminyururu ikomeye, amutekure ubuzima bwanjye mu izenzura. Ndasenya ijisho rya kirozi ringenzura,
ndatobora mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina yose, ndatema amaguru ya kiroza ngendera mu izina rya Yesu, ndatema amaguru ya kiroza ngendera mu izina rya Yesu Kristo, ndafunga akanwa ka kirozi kanjwaga mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina yose, akanwa ka kirozi kanjwaga ndagafunga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mwana w'Imana nzima, ndatura kugira ngo mu izina rya Yesu umurozi ukoka ugendera mu kirere uza mu buryo bw'umuyaga ndamufatamiri katika jina la Yesu, umurozi ukorera mu muyaga, umurozi katika jina la Yesu ukorera mu muyaga ndamufunga, ukorera mu njyango, ukorera mu bikoko, ukorera mu simba ndamufunga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndebera mu ndererwamo umurozi ushika ndamuca amaboko mu izina rya Yesu Kristo washikaga wese, ndatura ngo marayika w'iteka murimbure, marayika w'iteka mwice mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ukuboko kw'Imana kurwanije n'imbaraga z'Imana zikurwanirire, komeza usenge. Ndi kubona Imana Data twese yamanuye ingabo zo mu ijuru zo kukurwanirira. Hari ibintu biri kuba mu isi y'umwuka, hari ibintu biri kuba mu isi y'umwuka, kandi vuba bidatinze urabona ibitangaza by'Imana, urabona imirimo y'Imana katika jina la Yesu Kristo. Ndatura ngo imirimo y'Imana yerekanwe kuri wowe, imirimo y'Imana yerekanwe kuri wowe. Uwiteka reka imirimo yawe ihambaye yerekanwe kuri uyu mukobwa, yerekanwe kuri uyu mugabo, reka imirimo yawe ihambaye yerekanwe kuri uyu musore, reka imirimo yawe yerekanwe kuri uyu muntu uri hafi n'umuntu uri kure katika jina la Yesu. Byamutotezaga byose n'ibyamubataga byose muri aya masaha umuriro wawe twike, uyu muntu wari warakatiwe mu izina rya Yesu Kristo n'abarozi mu izina rya Yesu Kristo, ndahanagura icyo gihano bari baramukatiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, umwana w'Imana nzima. Senga ndikumva hari abantu bakatirwa ko nta kintu bazimara, ntacyo bazigezaho, abandi bakatirwa yuko batazabyara, abandi bakatirwa yuko urubyaro rwabo ruzabibirara, abandi bakatirwa yuko akazi bakora nta kintu kazabagezaho, abandi bakatirwa yuko mu gakiza batazigira bagakomereramo. Ariko tangira uhanagure kansoringe ibyo bihano bagukatiye mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndatura kugira ngo abagukatiye bakagutega iminsi, abagukatiye bakagena iherezo ryawe katika jina la Yesu. Bamana umuriro w'Imana batwike, ndahanagura ibyo bihano bagushyizeho, ndahanagura ibyo bihano bagushyizeho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minsi bagukatiye ndayihanagura, ndayisiba mu izina rya Yesu Kristo. Zireta amagambo yose bakwatuye mu mabi ndayahanagura mu izina rya Yesu Kristo. Tangira uhanagura amagambo yose bagiye batura ku buzima bwawe, tangira uhanagura imitongero yose, tangira uhanagura ikintu cyose wavuzweho kiri mu nda ya nyoko utaravuka katika jina la Yesu. Amagambo mabi watuweho kiri mu nda ya nyoko yasibe mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo watuweho n'abakuru bawe n'ababyeyi bawe n'inshuti zawe nayo yose wowe wagiye waturwaho, ayo watuweho na nyogokuru wawe, watuweho n'abantu muturanye, watuweho ayo yose yahasibe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amagambo mabi ndayahanaguza amaraso Yesu Kristo kugira ngo amagambo mabi ahanagurwe, nuko ugomba kuyahanaguza yandi magambo meza. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, abanyatuye amagambo mabi ariko ndi mu mwuka, ndasiba amagambo yose naturiweho kiri mu nda ya mama, ndayasiba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ayo banyatuyeho ndi umwana muto ndayasiba mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Ayo banyatuyeho maze gukura ndayasiba mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Buri jambo ryose ryavuze ko ntazatera imbere ndarikansoringa mu izina rya Yesu Kristo. Buri jambo ryose ryavuze yuko ntazarama mu izina rya Yesu ndarikansoringa, ndarisiba. Ndumurame sinzapfa nsarama kugira ngo namamaze imirimo y'Uwiteka Imana yakoze. Atuti sinzapfa nsarama kugira ngo namamaze imirimo Uwiteka Imana yakoze mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ngatura ngo urupfu rumpunge, abanyifurije urupfu abari bo rutwara, abari bo rusubiraho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Abifuje yuko wakurwa mu mubiri imburagihe ari wo wakurwa mu mutwe wabo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe nkwaturiye kurama, wowe nkwaturiye kubaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Bavuze kutazaba umutunzi, nkwaturiye ubutunzi bw'Imana, umutunzi kandi umutunzi cyane ndetse n'umucure cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Bamwe gapfa kazuka, abavuze ko
ntacyo uzimarira, ugeze ku bintu bikomeye ndetse nabo ubagiriye umumaro katika jina la Yesu Nazareti umwana w'Imana nzima. Uwiteka kwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi bawe nibakireba batinye katika jina Uwiteka ndasenze kugira ngo uyu muntu mwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abamwanga nibakireba batinye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti w'Umukazuka. Abateze uyu muntu iminsi bakavuga yuko iyi ndwara izamwica, indwara izamuhitana, ndatura ngo iyi ndwara ntikimwishe, arakize mu izina rya Yesu Kristo, arakize mu izina rya Yesu Kristo, arakize mu izina rya Yesu Kristo, arakize mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abatuye ko uyu muntu atazigera akizwa ngo ahinduke, arahindutse mu izina rya Yesu Kristo, urahindutse aturuti ndahindutse ndakivujwe mu izina rya Yesu, ndakijijwe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ngaho komeza usenge, komeza usenge, komeza uhamagara Imana mu buzima bwawe. Hari ibitangaza Imana iri gukora mu buzima bwawe, ntushidikanye. Imana yacu ni Imana ica mu ijambo igakora. Wibuke yuko kimwe na kimwe ubona kiri hano mu isi kitaremwe n'ijambo ryayo. Akanwa k'Imana niko karemye ibyo ubona. Natwe rero yaturemye mu ishusho yayo dusa nayo, iduha akanwa kugira ngo ibyo tuvuga ntitukabishidikanyeho. Ijambo riravuga ngo iri jambo rivuga yuko ngo abakunda iby'ururimi ruzana bazatungwa narwo. Ururimi ni ikintu gikomeye. Yakobo yavuze yuko ari urugingo rutoya ariko rushobora gutwika ishyamba rinini. Ni ukuvuga ngo ibyo watura rero birabaye. Atura kukize, atura kutabawe n'Imana, atura kubohowe n'Imana mu izina rya Yesu. Ndatura ngo uyu muntu arabohotse, acitse imigozi y'abarozi, acitse imigozi y'abarozi bari baramuzirikishije mu izina rya Yesu Kristo. Imitongero bari baramushyizeho irarangije. Uyu muntu mwaturiho kubohoka, mwaturiho kugubwa neza, mwaturiho gutekana mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho Yesu Kristo reka uyu muntu arindirwe mu izina ryawe, arindirwe mu izina ryawe, arindirwe mu izina ryawe, arindirwe mu izina ryawe. Yesu Kristo wasengeye abigishwa uravuga ngo datubarindire mu izina ryawe wampaye. Ndatura kugira ngo uyu muntu arindirwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Umurinde abazimu, umurinde abadayimoni, umurinde imyuka ya ruhozi, abadayimoni baruhozi niba mubona uyu muntu muhisha mu gicucu cy'amababa yawe, nanjye umisha mu gicucu cy'amababa yawe. Dukomeze kuba mu bwisho bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Uwiteka agumugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Hari ikintu Imana ikoze mu buzima bwawe, hari ikintu Imana ikoze mu mibereho yawe. Uwiteka agumugisha wizere, urabona ukuboko kw'Imana. Hanyuma iri sengesho uko ushobozwe ugenda urisubiramo. Imana iraza kukoreka ibikomeye. Uwiteka agumugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Shalom, shalom.